Ese nawe waba uri muri bamwe bahora bahangayitse bibazaho bakuru umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo ndakikuzaniye. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'abakimbirane, kubabaswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse no gukongora inyatsi. Abatugezeho bo baritangira ubuhamya. Ndashimira muganga gakondo yaramvuye pe by'intangarugero. Najyaga ndyama nkabyuka nkasanga umubiri wanjye wabaye indasagwa. Hari ibintu byazaga bigakubita hejuru y'amabati bigakingura urugi bigasohora abana. Yaratuvuye, ubu tumeze neza. Ndashimira muganga gakondo wamfashije mu burwayi nari mfite mu nda yanjye higaraguragamo ibintu yandyaga, ariko ubu yaramvuye. Sibyo gusa, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, impyiko, umutwe udakira ndetse n'umugongo udakira, twabazaniye umuti karabutaka. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza ko imiti iraza kubageraho, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi ku gihe.